uvuga ati ubundi nitwa Mugiraneza Kasimu. Bati Kasimu ngo ari imbere yanjye baganiriza birarangiye. Iminsi 3 nabanyemaze. Ubwo ngiye gukora iki? Ngiye gukora kimwe muri bya bindi twabonye turamutse dutangarijwe yuko urupfu rutugera mu minsi 3 icyo twakora niki? Nukwiyunga n'Imana. Tujya tubwirwa ko ngo iyo umuntu agezweho n'urupfu ageze mu gihe cye cya nyuma cyo gupfa ngo azirwa na marayika akamusanga ku gisasiro. Impamvu ubona ngo bagira gutya abandi bagira gutya abandi bagira gutya ngo akabazwa ngo mbese uyu mwanya amaze kwerekwa neza iherezo rye, uyu mwanya wagusubiza mu roho yawe akagusubiza n'ibitekerezo n'imigambi yawe myiza, wakora iki? Arasubiza ngo nakora ibikorwa byiza kandi nkitanga mu nzira y'Imana. Bavandimwe rero bene data, nta minsi 3 dufite. Nyakwigendera Mama Marie abari hafi bagerageje kuganira nawe bwa nyuma mu bandi twumvaga none mugoroba, hari uwo yabwiye ati mwana wanjye sinzakurekura, tuzatandukana ari uko ungejeje Nyamirambo. Abivuga n'umunwa we. Abagerageje kumusura arwaye, hari amagambo yavugaga agaragara nk'aho ari mu gihe cya nyuma. Avuga ati ko mutarimo mutegura ahangaha ngo muhatunganye neza, bibaye ngo amuhasohora umurambo gute? Icyo kintu muracyumva? Iryo jwi ryasohokeraga muri we ariko ni marayika wavugaga, kandi uwo marayika twese turagendana. Mu kanya twarimo dusezera umurambo, umuntu wese yarebaga agahita atekereza ati unanjye nuko ejo cyangwa ejo bundi nanjye najya muri sirikare. Ubu buzima bwe bwarangiye, abagira emosiyo hasi bagasohoka barira. Ariko igihe cyo kurira ntabwo ari cyo kuririra Mama Marie watabarutse amahoro, ni cyo kuririra ubugingo bwacu. Tumeze dute muri iyi minsi? Mu bihe by'imperuka tubanye dute? Abakristo barabizi, Pawulo ngo yaravuze mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Twajyaga tubisoma mu bitabo kera tukiri abana ngo abantu bazapfa ngo nk'isazi, icyo gihe ngo ubusambanyi ngo buzagwira, ngo abantu bazasambana ngo kugeza ubwo umuntu azajya asanga abantu basambanira mu muhanda. Ye kubabazwa n'icyo cyaha bakora, avuga ati ibyo mwakoraga nta kibazo, ariko iyo muza kwigira hiherereye, iyo muza kuva mu nzira mukigira ku ruhande, icyo gihe tugezemo se turimo turatekereza iki rero mu gihe twabwiwe kera tukaba tubibona uyu munsi wa none? Ndagira ngo mbabwire ngo aya ni amahirwe tuba duhuye nayo. Muri iyi minsi hari icyorezo rusange twese tuziranyeho cyitwa gufunga insengero. Kubera abantu muri mwe badaheruka kumva ijambo ry'Imana, ntibahari se? Ariko nta n'umurara atariye. Uraye utariye umubiri urananuka, uraye utariye ugira intege nke z'umubiri. N'umutima utumva ijambo ry'Imana rero urwara bwake, urasonza, umutima ukananirwa, intege zigacika, ugasanga umuntu yabaye atahebwe kubera ko nta igihumuriza, nta gutekereza, nta muntu umukebura. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwanya niwo dufite. Njyewe rero nshingiye ku buhamya bw'ibyo mbona n'ibyo nzi n'iminsi mike maze kuri iyi si, buriya mpamya ko insengero zidafunze. Sibyo yemwe? Hafunze amazu, ariko insengero n'umutima w'umuntu. Ahubwo twabonye umwanya, cya cyumweru twajyaga twirirwa mu materaniro, twabonye umwanya wo gusurana, tugasengerana, tukaganira ibyubaka umutima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese imfatiro zishenywe zikavaho, umukiranutsi yakifata ate? Imfatiro ni iki? Yamakora twirirwaga turirimbamo twitera hejuru, ntajye hari nahake hahari, igihe kizagera hatakiboneka. Igihe rero kirageze ngo buri muntu wese atungwe n'amazi y'iriba yifukuriye, akibasha gufukura iriba. Uyu mwanya turaporofise, turimo turaganira, turibukiranya ku ijambo ry'Imana, ndetse n'imitima yacu ifite ubwoba kubera ibyo tubonye. Ariko nitumara gushyingura tuvuye gukaraba mwambogesha. Turi hano kubw'umuryango wa Nzarwanimana Philippe, ntabwo turi hano kubwa Mama Marie, kuko Mama Marie we byarangiye.
yasubiye ku muremyi we. Turimo turavuga ibigwi n'ibikorwa bye, twafashe umwanya munini wo kubiganiraho, ariko se tubivuga turi bande? Uriya mwene Adamu ngo yapfuye, ibikorwa bye byose biba birangiye uretse ibintu bitatu. Ibintu bitatu nibyo bimuherekeza, nabwo iyo ageze aho agiye bibiri biragaruka, kimwe nicyo asigarana nacyo, akaba ari nacyo kizamurokora ku munsi w'urubanza. Icya mbere, imirimo yakoze ntiyibagirana, irakomeza. Iyo tumuherekeza rero dukoresha ibintu bitatu. Icya mbere, buriya tumuherekeresha umutungo. Nta muntu n'umwe waje hano adateze, n'uwateze igare yishyuye 200. Ubu ni umutungo duherekeresha umubiri w'umuvandimwe yabagamo, ko ntabwo ariwe tugiye guherekeza kameme. Buriya abaye ari mama Lili, ntabwo papa Lili yakwemera ko bafundura isanduka ngo bamushyiramo bapfundikire, tumujyane Nyamirambo twitahire. La, uyu tugiye guherekeza ni umubiri mama Lili yabagamo, ari uyu natwe twambaye, utuma tuvuga ibi tuvuga, utuma dukora ibyo dukora, rimwe na rimwe bijyana ducira urubanza ku munsi w'urubanza, cyangwa se bizaduhesha ingororano tugize amahirwe yo gutabaruka amahoro. Umutungo rero uramuherekeza, twawutangiye kuwukoresha guhera ejo. Niba ibyuma tuvugiramo ni umutungo, izi ntebe twicayeho ni umutungo, no kugera hano ubwacu twatakaje umutungo, duherekeza umubiri w'umuvandimwe yabagamo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, aherekezwa n'umuryango, inshuti n'abavandimwe. Twese niyo nka, n'utageze hano biramubabaje. Umubyeyi umwe twaze tuganira hano arimo ambwira ko agize ikibazo, mukazana yagiye kwa muganga bakambwiye ko umwana amupfiriye mu nda, ati mbabajwe nuko agiye kugenda nsezeye ariko nkaba nashyinguye. Imiryango yaje, inshuti, abavandimwe, turamuherekeza tunarira, rimwe na rimwe tunishimye ko yashoje urugendo rwe neza, nta muntu bagiranye ikibazo. Icya gatatu kimuherekeza ni ibikorwa yakoze akiri mu mubiri. Twahoze tubivuga hano nimugoroba, yakundaga abana, yigishaga abana, yari umukatejeste, yateje abana gusenga, yaratugaburiye, yakundaga umuntu ubyibushye, yakoze ibi. Ibyo ni bya bikorwa byiza biranga umuntu nyuma yo kuva mu mubiri. Ariko nitumara kugera i Nyamirambo tumaze kurenzaho itaka, umutungo uragaruka. Izi modoka tujyanye nta nimwe turi busigaye. Umutungo uragaruka, na biriya bitiyo turi gukoresha dushyiraho beto nabyo turabitaha. Umutungo uragaruka ku buryo tumaze kumushyingura tukibuka ko ku mwenda twamwambitse harimo $500. Beto twayimena tukayikuramo, umutungo tukawugarura. Nicyo kintu cya mbere kibanza kibanza kugaruka. Urumva se umuntu ari iki? Umuntu abitse ari iki gihe akiriho, ni nayo mpamvu icyo gihe ugomba kugitegurisha igihe uzaba utakiriho, kuko aho tujya twese twarahabwiwe. Bavuga ngo tujye ni habi, bandi ngo tujye ni heza. Hashobora kukubera heza cyangwa habi bitewe nawe, kuko ukiriho ugihumeka ufite ubwenge uracyafite amahitamo. Ibyaha biri ku mugaragaro biragaragara, ibyiza biri ku mugaragaro biragaragara. Natwe dufite uburenganzira ntakumirwa bwo guhitamo. Icyo tuzashaka kuba cyo nicyo tuzaba cyo, igihe cyose tukitekerereza. Umutungo tayari turawugarura. Icya kabiri, za nshuti, ba bavandimwe, wa muryango, abantu baturutse imihanda yose, nta n'umwe usigarayo. Iyo dushoje ijambo rya nyuma duvugirwa hariya ku irimbi, usanga tubyigana. Muribuka kera y'abantu bagasohotse mu misa ya mbere, kera abantu bagikunda gusenga, basohotse mu misa ya mbere babyigana mu muryango urimo basohoka, nuko tubyigana tuva gushyingura. N'uwamukundaga cyane kuruta abandi tumufata mu kwaha tukamushyira imbere kugira ngo batamukandagira mu kivunge basohoka. Hari intare se tuba duhunga? Tukwiye gusohoka twiruka duhunga umubyeyi wacu se? Nuko atari we twashyize hariya. Inshuti n'abavandimwe rero twese tuvayo uko twakabaye. Hagize n'umuntu ugira ikintu yibagirwaho kandi cy'agaciro, nta muntu wasubira wenyine.
gira mugenzi nyamuneka wamerekeje kajya kuri agatelefone kajya ko nagataye wenda aho twari twicara twagiye kwirimbi hari wakwijyana yose nawe twese tuvayo uko twakabaye abo umwana abo umugabo abo umugore abo inshuti abo umuvandimwe twese tugusiga hariya wenyine tukavayo. Icya gatatu nitegezeho ibikorwa byiza. Niyo mpamvu nugirirwa ubuntu bwo kubona umuntu mwiza, ntabwo mvuga mwiza w'inzobe ariko cyangwa muremure, mwiza mu mico no mu mifatire, uzagerageze gukurikira intambwe z'ikirenge cye, ugerageze kwigira ku birenge bye, ugerageze gukora ibikorwa nk'ibyo yakoraga akiriho, kugira ngo uzagera kusigarana tuzagiye cyo kakumarira. Ubu mu kanya tuza tuvuga aragiye disi yabanaga neza n'abantu, icyo gikorwa bagumana hari. Aragiye disi yakundaga Imana, icyo gikorwa bagumana hari. Aragiye disi yarameze